Dore ibintu bitanu ndishaka ko utaruzi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Twihuse cyane ku mwanya wa gatanu hari icyo bita Door to Hell cyangwa se The Gas Crater. Uyu ni umwobo uhora ugurumanamo umuriro mu gihugu cya Turkmenistan. Mu 1971 abashakashatsi b'Abasoviyete ubwo bari bari gucukura gaze metani muri aka gace ka Darvaza mu gihugu cya Turkmenistan, kubw'impanuka ubutaka bwarasadutse cyangwa se burariduka, hazamo icyobo kinini cyane ndetse kizamura gaze nyinshi, gaze metani. Abari bari gucukura aho ngaho kubw'umutekano wabo barayitwika kugira ngo ishire. Bibwiraga ko niba yitwika iri bugeraho igashira, noneho nabo bagakomeza imirimo yabo. Ariko si uko byagenze, kuko na n'ubu ngubu iyo gazi iracyagurumana cyangwa se uwo muriro uracyagurumana muri icyo cyobo. Ubu imyaka irenga 500 irihiritse uwo muriro ukigurumana. Icyo cyobo ni kinini cyane ku buryo kingana na metero 70 z'ubugari ndetse na metero 30 z'ubujyakuzimu. Iki cyobo kubera guhora kigurumanamo umuriro mwinshi cyane bakise Door to Hell, bivuze umuryango ugikuzimu. Ku mwanya wa kane hari ikirunga kiruka buri minota 5. Mu Butaliyani hari ikirunga cyitwa Stromboli kimaze imyaka 2000 kiruka kidasiba n'umunsi n'umwe. Gusa nubwo kiruka kenshi cyane kikaruka buri minota 5, ntacyo byangiza kuko iturika ryacyo cyangwa se iruka ryacyo ntago riba rihambaye cyane. Ku mwanya wa gatatu hari amazi atemba azamuka, Rivers Waterfall. Aha mu Buhinde muri leta ya Maharashtra amazi ava ku rutare, ariko aho gutemba ajya hasi umuyaga mwinshi urayazamura akajya hejuru. Wakibaza uti biba gute? Umuyaga mwinshi uturutse mu kibaya ugenda uhuha ku musozi bitewe n'imbaraga ufite, ugakubitana n'ayo mazi ari kumanuka, amazi agasubira inyuma. Ibi bigaragara nk'aho ayo mazi atemba azamuka, niyo mpamvu babyita Rivers Waterfall. Kabiri, ikimera gikura cyane vuba vuba kurusha ibindi ku isi. Aha ngaha turahasanga bambu cyangwa se umugano. Umugano ushobora gukura kugeza kuri metero 1 ku munsi bitewe n'ikirere cyaramutse uko kimeze, ari mu gihe cy'ubukonje cyangwa se mu gihe cy'ubushyuhe. Aha bivuze ko ushobora kubyuka mu gitondo ugaca ku mugano uri kujya ku kazi, uwo mugano ukawucaho ufite metero 1 ariko uri gukura. Waza kugaruka saa sita uje kuruhuka ugasanga uwo mugano wiyongereho nka santimetero 20. Ibi birashoboka cyane, by'umwihariko niba umugano ushobora gukura metero 1 ku munsi, bivuze ko ushobora kubukura santimetero 4 n'igice mu isaha. Naho ubwawe unteze amatwi uri kumva iki kiganiro, umubiri wawe ntufite ubushobozi bwo gukura kuri uyu muvuduko. Ibi nibyo bihindura iki kimera kwitwa ikimera kidasanzwe. Rimwe, ubwoko bw'ifi ifite amazuru ameze neza neza nk'ay'urukwavu. Urukwavu urunguru uzi rwitwa rabbit. Iyi fi yitwa Pacu fish, iboneka mu mugezi wa Amazone ndetse n'uwa Orinoco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi fi ishobora gukura ikageza ku burebure bwa santimetero 76, ndetse kandi ishobora no gukura ikaba yaremera igapima ibiro birenga 25. Irya ibimera, ikarya imbuto, ikarya n'ibindi bintu byose byo mu mazi ariko bikomoka ku bimera. Iyi fi ifite amenyo atondekanyije neza neza nk'ay'abantu, ariko bigatandukanira wowe yuko ari ifi nyine, ifi yo mu mazi. Ndetse ikaba ihuje ubwoko bw'aya menyo n'indi fi yitwa piranha. Piranha ni ifi y'inkazi niba ariko nabyita, ni ifi ya carnivore cyangwa se ikiryanyama. Yo irya inyama gusa, ndetse iyo yatatse inyama yatakana umujinya mwinshi cyane ku buryo iyo ari nyinshi zikataka umuhigo ziwatakana imbaraga nyinshi cyane ku buryo zishobora kuwushwanyaguza mu masegonda make cyane. Izi fi
zo ni inkazi. Ndagushimiye wowe uruteze amatwi iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe, ukande like, ume comment, ukore na share. Imana ikurinde.